kurodinga urabizi narakubwira urishina Use cya Korodina ko kitambwiye ndamaga Halo Koro itese mwana ariko gera umunwa hega ikintu umva nkubaze ya gahunda se kutambwiye umva naricaye ndagutegereza umbwire na n'ubu se umva njye nari ndinze imyenda ariko mu rugo ntabahari bagiye ariko baraza nka 12:00 anje niba bagiye mu sanga yaziye babaye abakiretse n'ubezi muri weekend ako mbezi wowe nyaruka bino twiriye hano hari ibintu byose uzi bino nyine ega ikintu nyine tebuka tusangahe tebuka mu minota tebuka ndabizi kurikira nyaruka ngavuduka sawa ubwo ngwino bimbwire neza zamuka ndi kukureba Sebere ubundi uri muzima imuzima nyine kwa ruhanda ariko warashatse ntagaragaza ko muri zuko none narabase ese ngo umubere ntabwo ari umuntu agera agahobera sa yitsenze mwere igipangu si iki ndakoresha imbwa yizana iki kibwa ni cyayo ndakikubita kakuba bakati mani ushita chaje nuzane fanta hano na fanta ne bakena hano nagati habiki we twe tugira amarura urayazi amarura se nibiki werura hano turabaki mva ubwege nzanire ji hano nta neza abana banyu banywe aka kanya upfuiranutse yego ko mana uvuye mu cyango ji narwo muri abakene nahakora uzamujyana gukora ese nkubaze uri ukuntu wajyaga nk'umutobe igikatsi abakundaga imbetezi ukuntu wenga umwajyaga iwanyu mukujya kwenga ukaba batwiriyeho kandi ukaza bere niwe watangiye ibintu by'inda nini iwanyu haba hahiye kwigeze guhura wowe iwanyu bagiye kwenga uvuye kuzana harya ni igiti cy'ibindi imbetezi zo kubetera fayere ngehese ujye kumigeza mane ni cyabantu nyakira kanje imyenda y'abana singirandi kanyene nanure mu twazakira abana bandi bere dupro kabande dore cyakika cyane ndagukubitira iyi mbwa hano ni umwami uri kumva irakure neza mpamvu jawe ari ese uracyarya cyane yaranani shabuze ibibazo hano turya ibikoko turya ibikoko by'ubugari brochette inkoko yakuma rero nirire winsakuriza umbwira ibintu byako akora nako murya ese kano kajipo nagashyiraho hamwe nawe ndakwica kangajyanisha ntubivuga ariko uvuga ko umujura yakajyana ndetse mbwira ndaza kukwereka yanze umwana wa hano baritwa genda umpakirire banza umibiri mbere ya byose cyamubwiza ndikarahe saro yanyirahari ntabwo mujye muca muri saro ariko saro ubwo se yagusanzemo nasobanuriye ahubwo ndananuka ukuntu kubera kirahegera hano twoga amazi avuye hejuru uri kumva hejuru se kwa Bikira Mariya hejuru hano ni heza mo gake kandi abavuze ngo ni habi haraterera akufite agasore kaza kukureka
none abantu mabujange yatsigishije inzara n'akazi kawe byose nukora ntibivaho ngebye ntabwo simaze gufura ntubona imyenda winza kuriza nzanira ibiryo njye no kugumirwa ngo birangiye kugishwe ariko wagaruye agasura mama sanze bari kukwitaho umva mu mabujange haryo ugeze 40 ndakwiyana ukunda kubara imyaka kurya wabyaye ufite 16 njye natangiye kugenda uriho ariko reka mubaze wagiye kagusebanya imyaka nkurusha imyaka ingana umva wajya ukanzanira ibiryo mbwire gahunda uba wahaze amavuta mu bakira kugezemo urukumvugisha uramusozi nere ngabanze amavuta singe hano bisiga amavuta nanjye cunga amabuje kwisiga niyo mpamvu watukuye baratukurira none urubuno hano ndarya none ndisha n'ikirosha sha ndisanzura akanyama katarajya mu tuzi niko niki kugishwe ukahita uyijogorora umugore ahanaga agira umushinga ntabwo uzararabaga hari umunsi natetse inkoko ndangije amerwa aranyicara tamvana mu kuguru kwiza ndagushihura mwaboja mbajije aho kuguru kwagiye mubwira ko yari ifite ubumuga cyari ikigo kuva nka kera uribuka yangurura y'abandi waciye umutwe bagahita bagufata nzana ibiryo nzana ngeze ko ndusha oya ngeze ko ndisha ikirusha worarishe n'ikirusha cyangwa sure nyirurugo nta nubwo nirwa nkaraba naje nkarabye oya tasantera amaci gacinya ubusa bereyi nihagurukire nze wazanye ibyo biryo ngaho ibazuzije nta n'ibiryo nuze ndatashye hano nkize mu cyuma bita microonde urakize mu giki microonde kugira ngo bigende utese nicyo kibizana neza nicyo kizana ibyo biryo oya urabishyushya zara turya bikonje jewe se bya bindi abamabuje batabwije ngo ngiye gufatisha imbabura bacyabo dufite gaze dufite microonde icyo nshaka ngo hari umugore wawe ucana gaze yakenda kukwica gaze urayimaze uko kameze ngiye nanako ubwo rero wowe so kuntu nananutse niyo mpamvu waje gushukura hano se ntabwo ari wowe wambwiye ngo nze gusura ubwo ugiye kwitaba abagabo bawe akareka dorosere umumagaye dorosere wohe dorosere w'iwacu wari wamubwiye ko nje hano nitabe ntabwo abizi ko waje hano ndabariko ko ibyo bintu uba wivugisha ni meza wiki nta mahoro se nta kibazo ntacyo nta kibazo uri hafi se hahantu se tuba urahazi niba ari kuri butebuke hari ahantu nari ngiye kujya minota nk'icumi ubaye ungezeho nta kibazo ngaho tebuka nutinda urasanga nigendeye kandi birakureba hano haba imbwa yati kurya sawa kundeba ngo kugira ngo karanshaka byihutirwa ubwo niya mitwe wabona yabuze ahaba ntabwo uzi we bya dorori ndabikubwira maze kurya ubu ntabwo birashyuha tonde nasize n'iminota 3 kambe mvuga n'ubundi hatanyuka hajya kujyamo ikintu ni byinshi ibike vugisha ukuri makira barya utuntu nese wari waneguje nari nateste ducya twanjye nyine ntawe nyirurugo ahubwo ni nk'inusu n'ikiro by'umuceri n'ikiro n'inusu ntabwo rya cyane ntabwo widahira se ndeda umva hano genda ushyiraho ibindi rero muri iyo gaze ibiryo byaba ikiri twese rakora kize umva ibyo ntabwo mbizi urabona nsa nawe porridge twabaye bakira ahubwo nzajye nk'udahira ushyira abana bawe neza kubimbwira nari kubirya bimariye iki reba iyo nshonje hano hari inzoka ihagarara ngahita izamuka ikagera mu mutwe ubu ndaje njye nkubwira ibintu bya macinya n'ibya malariya n'iby'imibu kubera nshonje nzazameho uri kumva kazana ibiryo cyakora umva ariko amaze nk'izo nkuru kuko amazi iyo maze twagusinzira hanyuko bushaka hanze ndashaka gusinzira mva ariko mbwira inkuru za dorori atarazi dorori ni ikigoryi njye dorori byaranubwo nyimuvugisha vugisha ukuri dorori ejo nari ifashe namufite icyo arya murababyara ba papa baravukana ariko ntabwo ntabwo bacyakumenya aka ni njye mutoya
umubyeyi bara ninjye unanutse ntabwo ubibona iyo umuntu ananutse taba mutoya ariko nk'impuruza wavutse mbere y'ivanje uravuga niyo ntabwo ngomba wajya utuza umuntu wanjye uvuga ngavuga dorore abahehe asigaye akora abaheze ko twabanaga ahantu twabaga twaratetse imitwe tumaze guteka imitwe cyangwa ari ubu nyine ngo ndi kumufata neza arimo yagurishije impyiko tuzi bya bintu by'impyiko nakubwiraga we rero kubera ari wowe urabimbwiye yagiyeyo mbere amaze kugenda impyiko bayikuramo bari n'urusebe nabasha kuvuga ko yamaze iminsi mufata neza n'iki ubu rero twashatse inzu turashaka ko umukomisiyoneri adushakira inzu noneho we yesa nyigaranzura ngo mfite umukomisiyoneri wanjye ni iki ariko nzagihenda ubwenge abantu bazi gukira buriya agiye kuzajya kubaza n'amazina yawe ahubwo se byanyibutsa numbazi wenda agiye kukunkuramo ari wowe washyiramo uzi ko ari byo mama ndagira ngo gishake inzu namara kwishaka kubera ko abakomisiyoneri bose ngewe ni nk'aho ari abagabo banjye ndabaha n'ubundi siko nari isugi kandi umukomisiyoneri bari gupanga uzarwara sida ikiganza namaze n'ubundi narwaye mu bwonko ubundi se ndiho noneho nibirangiza nimba se bereye nindangiza umbwira ko iyo nama atari ishyuye nimbona byanze umukomisiyoneri wabona nawe ari sherewe mite nkora iki nzashaka ikintu kimusinziriza n'ubundi rero ni urucucu nta mumaro rigifite mu buzima n'urwo rwora rubunga noneho inzu nyijyana yamaze kwishyura siko naroga umuntu shaka ubuzima niki wakagome nagira ngo nkumve genda uzane ibiryo nirira ikisi nzabimubwira kuntu ndeba noneho urugero akagora igikuvange oya ibyo gusinziriza nasimbe ntabwo nzabikora tuzabigenza ute kandi iyo nzu twayibanamo njye nawe kubera wowe uri akana keza turaza gupanga reka mbaze numve icyo nshakira nzana ibiryo umva byashiririye ntabwo mwe mikorone bishirira akura agaturage shaka mbese nta muriro burimo umuriro burimo genda ugabanye rero cyangwa ubizane w'amashanyarazi tutafashitani ibintu by'amashanyarazi nibyo ndya kawoda dara bitese sheri biriwe neza igisebeze kiri koroha ubu tuvugana suriye wow numva kandi zigeze kuresha noneho hari ahantu nari nagiye gatoya naza ngasimbuka nkagusinyira nkaba mu bagabo nkaba umugabo ukaba nyirenzo ngahita mba ukurikiye aho mva imitwe yawe naza impande y'urusengero urasenga tubisoje sawa ntembeshye kanzi nyuma y'iminota 10 sawa nyine zanira uretse ukagira umururumba none se ugiye kurya narya ngiye kurira sugwama shamereza ngiye kurisha intoki nanakarabye n'ubundi ndi gushya ukashane mpamvu b'inzobe mereza shaza niyo rushe nuze nanga kumeza nk'akagegera kera niko wahora kumeza kabaza numve ndi nyiruru ntago atera kintu buretse se oya mereza gihe wahera ngirenda hera konyama urasha ndahera Nari kujya umwana w'umubati wahevu w'amabuza atara. Nta mwumva afite. Yabire binhere nuze. Bere wabinyiheresha wowe urage imugoroba. Takuyana. Bari bazanye reba ibinyama byose mba nitegeye. Kwica cyo kwa baguha. Nge se ko atajya mbarira. Izi ni zawe. Twebwe hano nta mururumba tugiye. Twari ngo ko yuzuye. Nguri igikoma. Ndetse kujya ku maceri bazanye. Najya ko ndangira mvuyemo abana babiri. Buranza. Ndakubwira ngo babyara. Nawe urabeshya banze ibyo wibye ko mari kujya wunamyemo. Kugira ngo batansanga ndi kubirya nkaba ndahombye. Nguri igikoma. Cyangwa ukara kangaga. Karakune. Nazi n'undi bamfesira. Nawe uracyafite umururumba uzana ngo nkuwiremo. Yakureba mwana ari mararira. Ba nta mugabo rero namuhaye ibinyama, namuhaye ibipoye. Iyo mwana arira haze narebe. Narebe. Bere. Aba wese ubuzi bari.
Shira hagati na hagati. Ushyiramo pasi. Kandi nyuma n'ukambye mwihore turamushanya televiziyo haba umuzamu nteye gataha ntuzemera abazamu ufite telefone ariko umuzamu n'umukozi wo mu rugo babyara iki babyara umufundi byaba rero nubwo ukeneye inzu buri wese kurya nayo inyama intege se bikobwa wowe turya umuceri wahiye inyama umuceri ko ariwo uhaza kandi ugiye kumara itonde mwere dore no kubara nawe umuntu uracyaba ufite bahezerayo naza agasanga turi kuri tujye vuba ataraza namuhaye iminota ingahe twarakire baba neza ashaka niyo mpamvu basuzugura ukuntu biryoshye bakabirya bagahita bajya bicaye ugeze iseseme nabaye muke ngo iseseme wabemereye njya kuri za tuwacu bicaraho bwa mbere nzayo nari nzi ko ari ibisorori kugishkore warongeyemo umuceri nk'ukuntu narongeye umuceri muri po oya nabarabanje ubwa mbere ndayoza nshyira mu kabati ntabwo ibyo bigomba gupfa ubusa yashaka igiturage noneho kandi hari umuhungu aranasuhura nuko ntareba ariko bereye nawe urarya mwana maze ntangire guhaga kugishkore bireke sha ntugahaga cyane hano turarya cyane cyawe umuntu urumva arafite kandi ubu iyo ndangiriye kurya mutensinzi nimba ko ari ibyo ku mashanyarazi birashyuha ntabwo bihora nyanza ni igikoma ngenzo aje kwibebeza hano ntabwo ari iwanyu cyangwa mfata neza nawe baragucumbikira ejo uzataha uzabaze njye ntabwo ndi ikigoryi nkawe wirirwa wihenura ahantu mwe hano ni ahambere ubaye ni ahambere handiza ko banze kunyongeza irya ntera pete n'ahazi maze kwidagadura nk'aho ari iwacu mbareka ndebe ku masaha ubwo amasaha bageze watumpfunyikiye nkatujyana yego kugira ngo ninjya mu nzira nkashonza mitenge iwanyu se murya inkoko nimba ari ibisiga nimba ari utunyamasyo wanze kurya ku kaguru cyangwa ukorera mu nzu ngahende shayini iriya yitwa nde shene shayini inde shayini yemzane tuyice nayo nayirya njye narira iyo yaba ariyo ngo utekere nuko nayo ubundi se wavuga n'ibintu turi kurya ni inkoko cyangwa ni dendo sha ngenda uzane ikintu bimpfunyikiremo nze kugenda njya mu nzira oya kambanze ngupfunyikire ukumva uzanira agakoma gira vuba ariko kutinda ubundi uhora uri umunebwe mu bintu byose umvuna uvuga noze kamanze ngupfunyikire nkuzane n'agakoma kaba ujya kukira n'undi nyinjiza mu nzu ndataha nagiyemo hari ibyo nanze kuguha ntashaka kubona ntabwo unyaka televiziyo oya dufite televiziyo ntuzagere kakwijya nk'aho ari iwanyu n'undi ko uzakwirukana niba atari iwacu ariko nihomba shyiramo icyo kirusha njye kubipfunyikira cyangwa utwara ibyo kamanze marira aka karoromba ubundi si ibyo urya bijyanye ntabwo tuzi akazi kaba hano mba ko kareba se n'akaguye ivuto wahapina nubwo ntahazi wenda ibi ni ibiki uzanye iki ni igikoma iyi ni isukari iki ni igikoma mpuzanira ni do ni do yo gushyira he kugira ngo ubyibuhe sibyo ibintu ngiye ntabwo mbikunda neza uba aka ni agakoma abakire banywera mu dutasi duto njye ntabwo umukire rero ugira ngo nzane uruparasitike bashaka kubona muri turi bane ibi ni ibiki iyi ni isukari wararenzwe wa muntu uzi twene hano turi abakire nta mikino tugira muri abakire se ni iwanyu uvuga ngo hano ni mu bakire mbaye ncumbitse hano turi abakire mwereza mwereka nawe uri ku oya we reka nyishyire mujye kuzana indari akira bashyiramo utuyiko tubiri kugira atazarwara diyabete se nzayirwara kangahe ubundi ubirimo diyabete uyirwaye urwaye bwaki iyo kubura isukari se basi umeze nka dorori nawe baranyura urwaye bwaki baramushyirira zanamushyirire kasi wanjye iwawe abatindi neza hano cyo para ngo barengeje mu isukari ducete indura yipfunyikira ngenda nyinyo yenwera mwa dutatu hari harimo iyindi oya nta yindi yarire twebwe tunywa uri kumva niyo mpamvu nawe wabaye kugira amasaha saa cyenda iyo tubyutse turanywa
nteko zawe warafinire njye n'abana bahana ntuzareke gushaka wihamire hano sibyo nina nashaka nzatura hano inyuma hano hari inzu ya turuwasa abamama turuwasa ibihumbi turuwasa uwo munyonzi hajya n'umunyonzi ni umuti wambwiye ni umuzawo niwe uzishyura inzu ya turuwasa yarambwiye ngo gushaka no kuba ako disura akagoryi kuva nka kera umuzamu ahembwa ngahe amaze imyaka 12 akora yamaze ni wese wa mbere mukundanye burari n'undi uzamunyereka ajyamo n'amafaranga none bansigiye inzara arambwira ngo ni byiza ngo azajyamo amafaranga kandi bikora bitara karahiye kubera umururu ntabwo miyeri ukuri ubwo numvishe kiryoshye kanywe vuba ikindi cyashizemo oya igisigaye ne cy'abana abahe bana ariko wazanye tukangugateka ikindi ye ntabwo kuntu wigira umunyabwenge ese ye cy'abana ye ntabwo wancuka bimenye ndebere yezu we kangire manya batakwiruka twebwe hano se ko wari imifuka vugisha ukuri nuzo mpfunyikire ariko se ibintu byose ndabigwa nabyo ngo hari mvamubwire ntagiye ngo ufite abantu bangahe wararikiye impyiko ma babiri kandi buri wese azama miliyoni ebyiri umva reka tuvugane ibintu biri seriye sibyo seriye se ngende seriye ibintu by'abaseri bishyira abaseri njye abana ba hano bariga bakanyigisha sawa nyine nsigaye mvuga n'igifaransa vugisha ukuri bonjour how are you bavuga ko ngo how are you bavuga ha bonjour myaka ngize abana ba hano nyeza hano barambwiye ngo bonjour tantine ndapfuye vuga tanti ngo ni bande n'abandi wararikiye zonke abantu babiri kandi mfiteho komisiyo wazanye nk'ababaga nkababwira karenge docteur wa muganga miliyoni se urazibaha gute tuvugane ibintu bese nazijyana kwa muganga nabaza abantu barinda mu rugo ko bagura impyiko bangeze ku baganga bazigura ahubwo ibyo twabikora tumenye neza yuko nabo babigura ariko niwe nabanza gukegeta ntabwo utandusha ubuvampire sawa ndabaza dorori neza mema aho yayitanze sibyo tuzaze dutanga abo ngabo ubabwire ko impyiko imwe ari miliyoni 2 izindi tuzirye kandi barambwiye ngo wigira umuntu mwiza barambwiye ngo azamaho amafaranga miliyoni 2 buri muntu vuga cyane abo ndi kukumva ngo iki miliyoni 2 buri muntu atari 10 ngiye ubakure muri deal miliyoni none se ubwo 10 ni wowe wazitanga miliyoni 2 wajya bagurishamo naguramo imyenda kwa rubangura mwoherezaho mama Margarita mwoherezaho wa musore wahoze unereta sha yari ishingi ubwo se uri kumukwa uramuhore ko yakubeye urukundo namukunze nawe mu impamvu yakubenze no muri yanzo bya biryo ningendere genda no muntu hari umuntu kwamanzi kajye kureba ko ari dorori tujya se we nawe nindakubwe ko nshaka kubonana na dorori shanyereka aho nihisha ubwo ari nyoko buja akabaje kansanga hano noneho wipanze mu kazi ka hano ugura mbwa kwazanye umukozi ntuzonyeretsaho n'insa hehehe chaka no kunyara hano bagira imodoka nganye ka toilette yo hanze ntsabe ubuse ndajya he ako se noneho ko dorora ari mwene wa ni muri umuntu wawe harya cyane ibyo ntabwo bikureba umva rongera ko manzi ndinyariye nyereka aho njya kunyara uye ntabwo ndagukubita abanza haranyibagiwe niko ko betande cyara nyereka ahantu nihishe hehe muri iki kizu ni icyanyu ni icyacu kubera iki mufite ibyamupfa iby'iwanyu n'ibisazi n'ubundi wanyu mujyanye abindi she kanigende akurahinda shaho wese ninde ukubwiye ngo ufungure none kutazaga iyo urindira se nkaza wenda hari ibyo nari nkirimo yaguye niba hari ibyo wari ukirimo ku cyose ukinguye ukuntu kigera gitagataga iyo mbwa yanyu kuki mutazirika tuyizirikira iki uje gutegeka hano wowe uri ukuntu nyirebye nkavuga ngo urambura ndakubona ahubwo ndayiguteza nawe njya kuzana umukuru bita se mukobwa byiza meze neza ariko uranyine hajya hahinduka hano abo umupolisi bazagufunga hano mu rugo rwanyu rero umupolisi niwe wansigiye inzara impamvu wanyu musigisha inzara umupolisi asigisha inzara polisi ntabwo ibyo bintu babifite afite umugore wankunze cyane wankunze umugore w'umupolisi nawe ukunze ujya mabuja niwe wankunze atsigisha inzara niyo mpamvu mba ndinze n'imyenda ubu nta nubwo baguhemba nyine birirwa bagushingira bagusigisha oya inzara abafite ibikoresho hano aransigira
yewe dise yarakuroze byandogeje reka nkubwire ibintu binzanye cyane igendera kaho nubwo natwicara cyangwa ariko ntabwo mujyana muri salo ndabizi uri umujura Ni ibiki? Ni ibiki? njyewe kuze ariko wacana natwicara hano barasa nabi ibintu by'impyiko byose bitubeshya wowe uko ubuze ubwenge uturuta aha kacuce by'utanzanye ntunkomeretse ntitubyihore ariko Imana igufasha rwose bizacemo umugore urabizi igikoma njye nta gikoma nshaka rwose sindi gushaka amashereka umugore yari afite akazi ariko urihenura umva nyiranuza yari afite akazi ndamubwira afite ibibazo mfasha hari ahantu bari banyohereje ku mugore cyangwa ni umupfumu nagakomeza gukorayo ngewe urabizi w'abandi ndasenga sinzi ibintu ndasenga n'ukuri kw'Imana nubwo ubona ameze nk'ikigori ndabyemera ko ndi ikigori ariko ndasenga ntabwo najya kuba ahantu baba abapfumu ngo kugira ngo umuhereza muri barizanya bindi sinzi ibintu bambwira umva birananiye ndigendera umugore w'umutindi mubi aranuka cyakora ikintu kibi nakoze navuyeyo mena indogo simavuye ndabyemera kubera umujinya yambwiye nabi iyo yigendera se umuntu usenga agira umujinya ni wa satani umujinya abantu bose barawugira nacyo satani ngo yari yansuye ubwo rero nkubwire nyakagore mbi wabo haca ibintu byinshi karandakarira nagiye ninda gutaha kameza hanze uri guhimba inkuru kugira ngo utambwire ahubwo amafaranga ugiye kumutse ariko wagiye ureka ngo baze nkubwire amandazi yo ndayakugurira hasi ndasubirayo buretse baze nkubwire ntacyo urayampa amafaranga ni ibyaha ngewe sindasubirayo gutiti uburyo bwo gukora mu ntara nabyibuha nako wananuka nkora amagambo ndakumena wirirwa urya imitsi y'abandi ndaguhonda wakundisha ibintu byazanye nk'igendera cyangwa nawe mva ahangaha nkwirukanishije dore ko uwo mugisha mugira uramenye hano ntitarya inkoko ndanywa igikoma gusa amarura urayazi amashereka baba bashyizemo isukari ko wa mugore nakoraga ubwanjye wafashije bihumura nka shokora bisa n'amashereka bisa n'amashereka ubwo babaye musinzi ko birasindisha wa mugore yajyaga binywa nize kumwiba ndabinywa kandi ngo urasenga nari wenyine nzi ko ari amata yarambwira ngo aya ni amashereka ngo ngiye kuko ngo ntonse bihagije ngo niyo mpamvu mbinywa narakirara cya kigore cyanjye rero numvisha rero bizana swing bagushyize mu ihene ugitekamo ubugari rimwe nibagiye uzayitekemo ubugari ntabwo ari kugushuka ese ntabwo warabona ubugari bwa nido irasema noneho cyangwa ibiko bwa mbere nkize nashyiragamo ibiko byinshi noneho njyana nagiye mu agashya ntagafunguye yego ko umugore wahaje avuga nabi aravuga atanga se haje abantu bangaye ku buryo banywa agashya kakageza hano nza kumenya ko bakanywa kugira ngo bagashyiramo amazi aya yenda nkagotomerera nanjye nkasukamo amazi nanjye kera naje hano ngiye kuri toilette ambwira ngo iyi ni toilette nanga kwicara ibintu by'umweru wakwicara gute nabonaga ari n'igisoro ariko tuvuka habi umva rero nkubwire ikintu cyanzanye hano nta kindi si ukurya si ukwanduranya nta kintu na kimwe naje nje kukubwira ubugambo bwa nyakagore umfashe ungira inama buriya ni mwene wacu buriya amaraso si amazi nunda kubikabwira ari amazi igihe nakareka akantu kanze kunyingurira ari nijoro ndavuga nta kindi kintu ndi gukoreka nkabeshya ko bankuyemo impyiko naha uruhande narutwaye ni ubu kazi ko ngo ndi muri gahunda nakabeshye kamamagaye ndakabeshya ngo ndahanu ku rusengero nagiye gushima Imana igikorwa cyiza yankoreye ariko nkahita ndeba n'inzu iri hafi aho ngaho karambwiye ngo nagera aho nagiye ngo ndaje mu musinyire ubu ngubu nabuze aho mera ngo nkabwire ni ntuza we nta by'impyiko ndacyari muzima narinzi ko ubuze ukuntu nari nahinze mu bantu bose nziranye nabo nzi ubwenge ahubwo wowe nuko uba ushaka ibintu by'ubugome kandi ngenzi ubwenge ndakiganga ko gira ku mutima ubundi njye amafaranga nategesheje nza hano wakayanyishyuye wanye ko buje akayamo kuko nibo bakugize inzanga ukiri iwanyu wari uzi ubwenge ngo zanye mu rusengero waraje umutwe uragushyuhana i Kigali none utangiye no kunshyuhana none ubu nagende ngo kanyarira ngo nkajya gushaka umupasiteri ngo akajya kubwira ngo none sindi wajyaga kumubeshereza ubundi se kanyembe niwe ibinyoma byawe urumva ngiye mbifitemo uruhe ruhare cyangwa mbifitemo ihenyuma cyangwa ubundi haratemye se dushaka kuhongera birakureba gaho mbabarira nushaka ubireke mbabarira cyangwa ubyihorere mbabarira bigumana imbabazi zawe sundi zawe ndabyihoreye basi mva musabe serivisi kamwe sibyo kandi izina ry'Imana ryo kwineza nakugiriye nanjye ntihari ikintu kiza mu buzima bwawe nakoze
kimwe cyakora Si- kera si- wigeze si- kunzanira ikijumba none ku mugezi wari ugiye gupfa iwanyu mwarabatindisha turamaze ariko ubu ngubu ubuze ufite amafaranga wohereza mama wawe yewe niwe wayohereza iwanyu ubutinde bafite ntabwo washira umva basi nkwibwirire hari umugore ntabwo nyanizera ibintu byari yambwiye ko ari burangira akazi sinkubeshye ubu n'ahantu ufite barizwa pe ndi imbowe mu muhanda uri imbobo niyo mpamvu ushaka ko nkubwira ibyo ngara no kuri imyenda yanjye se ariko ngiye mfite kuri butike ahantu bazi urananuka uziko nanuka nuko kamara nuko nakwihanganira rero amasazi ari gutuma mu kanya ngiye kunuka yaje kwikorera ikize ese iriya korteje y'amasazi ni kubera uta wihenge sigaye wariza kuvuga nk'ahantu ho mu bakiro none aha korteje uba toroteze we ikintu nashaka kukwisabira kimwe ese iyo usaba uranatukana vuga neza mbabarira ikintu nashaka kugusaba wamfashije nkaza kuza kwibera muri iki kigo wajya unanyibira ibyo ukora fasha ubwo bugegera bwanyu simbubamo biri ahantu mba mu mahoro n'umutekano ubwo bugegera bwo gutsinda umunsi bakwirukanye uzangana natwe twese nibanyirukana nzashaka ahandi umuntu mwiza wowe icyo kabereyeho niko dorori subiramo Korodina rero nuko ndamubeshya ubuzi ko ibisebe birihe ibisebe biri rekura bere shaka kubigenda rekura uramubita iki kintu ndamwica urebe ibintu babandiye wowe ugiye kukuzanza mu kwa bandi wahani wanyu wahani icyo watumye nza hano ririra ubundi wenda ibisebe biri ndakubita na mwese naba nabwe gira uretenzaho inkweto zanjye ni ndabaza inkweto kwambaye isi zanjye ibyo bisebe ndajombamo ibiki mbere warekuye kamushiha kakupfira murekure nawe n'umuntu uca imbaraga umbeshya munsi icyo wamamagaye ubona rino gihe hano wowe wanyihamagaye wowe ibyacu bivemo hari icyo dupfana nawe uretse kuba tuva hano bamaze abantu ba hano bararega mureke ndabizi reka mutara bamaze kwirukane nawe nanjye tuye urupfu rubi kubera inama zo washyire wowe wirirwa mbeshyaga ndagimurwaye miliyoni 25 zihe wambwiye 25 ndagukunda ese nagura akazi k'abandi bere ndagukubita zahehe ko ahubwo umuntu aba akagirira impuhwe muhasase hiraho bakabona ngo ngakura uko abana niko n'ubugome murebe ko n'inkweto zanjye 25 yamaze nase ko kuvuga ko twe naswanya ko ngiye kamaje ese ko mugiye kumvura naho nayibere sure ndakubita umva umufatanye kwa kundi tumufatanye ibicire wowe nawe muri abatunzi mereze abanye n'igitambara cyawe uko neza reba magarare mba umureho wanjye ntabwo wowe wantesha rega mwazaga hano urukande wowe mahure mwese mva ye ubugegera burenze ubwoko ujya kumuzana hano muri kumata nanjye ukazana muri rugo mwese muribo nakuze mbere ndagukubita reka mbabwire ndagukubita bihaje ku giti cyanjye ku giti cyanjye ameze gusa imitwe ye niyo imwuzuyemo gusa uko ameze nazo nguhaye nazo nkuye namaze fata n'ibikweto byawe maze ibyo byirirwa bituma mbese ahantu hose wowe usigaye uri kuvura ku kazi ubu ndajya he ndajya kuba hehe aho uba hameze gusa urabona ibintu wambeshye no kwambeshye ufite waza miliyoni hari kwa nyoko cyangwa hari kwa hari kwa nawe niwe wagombaga gutinda hari ahantu wagombaga umunsi byanjye nawe birasobanuka kuramo nazo ndekure inkweto nicyo gihembe igihe nakugaburiye muri Kigali twese tuzibura ureba amazi urashaka kumenya ibintu by'abandi This Derek again.